Iyi ni Galaxy TV Rwanda nkuko mubimenyereye ngewe ndi cyubahiro Galaxy Peacemaker. Uyu munsi turi mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Gatsibo umurenge wa Kiramurizi. Shimiyimana Patrick Pazo. Yes sir. Amakuru yawe? Poa musaza. Biragenda? Biragenda kabisa. Iyi ni Galaxy TV muri kumuhanga. Yes. Ndayibona. Bakura kwita ngo Kiwani. Yes. Iryo zina ryanjye reza. Iryo zina ni iryawe. Maze ko nagapfuka mu wambaye mwana. Mani buryo umuntu ari muri siporo. Wana umwuka mwisa washohora. Iyo wambaye agapfukamunwa bigushyira down wawe. Ubuse murabyemere kugenda mwambaye gute? Nari rwose turakora nari. Yes. None se anga tugusanze rero wari mu myitozo ngira ngo cyangwa se afite undi wari urimo. Ubu ngubu ni mwitozo muri imisi turimo kwitegura amarushanwa. Ubwo byo gukina he? Yo gukina muri Afrika. Ubusanzwe gukina ikipe y'u Rwanda. Nyinira Muhazi. Yes. Ikora hagana he? Kuranga muri Kiramurizi mu karere ka. Ese abandi bagenzi bari he? Abandi bagenzi banje nago bakoze. Kuki wakoze wenyine? Ngiye nuko mfite umuhate ku murimo nimo gushaka gukora kanteza imbere. Nese ko ufite umuhate wenyine abandi ntago muzajyana mu marushanwa. Abandi hari igihe baba bakoze nyimugoroba kandi urabona ko njye ari mu gitondo rimwe na rimwe ngiye nkunda gukora n'ijyenyine. Ndayibona ahangaha haraca abantu benshi cyane gusa bambwe ko hari n'amakipe menshi atandukanye yarenze ikipe imwe. Ese iyi kipe Muhazi Generation nkuko wabimbwiye haruguru. Iyo kipe imaze kuba yatwara ibikombe ngaho cyangwa se imaze gutwara amarushanwa ngaho. Iyo kipe se iyo kipe irakomeye nta kibazo cyayo ifite n'abasiperitere bateye ubwoba maje gutwara ibikombe bitatu muri misi nize neza yuko kizatwara ikindi gikombe cya kane. Nase nkawe nka Kiwani nk'umukinnyi wa Muhazi ndetse unakomeye ndabona umusore w'iganga. Ni musaruro ufitiye Muhazi? Ngiye nk'umusaruro se igare naritangiye kera ubu ngubu maje gukora umudari njyango urabubona. Soya no kumeza fresh. Urabona uyu mudari umeze neza nawe ukuye mu bagabo batari boroshye. Nk'umukinnyi ndetse cyangwa se umusitari mu magare ugutera courage cyangwa se uwakihizana n'inkande. Ni nk'umugabo witwa Kimasa areruye. Yarayitwa Kimasa? Yes. Arashwanyaguza. Ariko baramwemera cyane. Ndamwemera n'umusipiritere ateye ubwoba. Nahoze numva amakuru abahara abana bakavuga ngakare bambwira ko gukina hanze ese ubone bazagenda. Wa mbere se wa mbere ni ngewe. Wa kabiri ni Ishaka Juma. Abandi bakeye. Ishimwe Korode. Yes. Hari n'uwindi witwa Magufuri. Uramuzi Baraka. Ni icyuma. Rero iyi ngiyi ni Galaxy TV Rwanda. Yagusuye mbese muri make muri rusange nubwo twagendaga turi mu kandi kazi ariko tugize amahirwe turakubonye. Nawe rero wagira nk'ikintu ubwira abagukurikiye ndetse n'abantu bakunda igare. Nje ikintu nababwira banengabo mu bitugu natsindiye umudari mfite n'abandi wundi natsindiye wa kabiri. Twereke turebe dukurikiye. Njewe rero mba nateguye. Njewe burya ibintu byose mba nabiteguye ngira ngo wabonyaga no mu gutangira ukuntu ari imeze. Nabibonye warfanyaguzaga. Wayibonye ukayose ari ibiri. Ungu nawe ukuye mu bagabo batari boroshye. Ngira ngo urabireba. Nabibona none se mu kanya maze kubona ucaho ndetse unagaruka mbere yuko tuvugana ubura urubuye. Nari mvuye pfiriya mu myitozo nindi kuri kadasi yo hejuru. Ukoze nk'ibirometero bingahe? Mwazira metero 30 byonyine. 30. Yes. Ndumwe. Ubuse umutoza wawe aba yakwemera cyangwa se wafashe gahunda yawe? Umutoza rero tuba turi kumwe aba ari kuri kamoto. Ari ku kamoto ntabwo wamubonye se cyawe gahunda buriye. Byahatari. Rega tuba twateguye. Mwateguye. Tuba twimanukiye tugategura. None se nka nyuma ya siporo hari ikindi kintu ubasha gukora mu rugo cyangwa se ababyeyi cyangwa se ikindi kintu babasha kuba wakukora wowe? Nyine urabona iyo mvuye mu myitozo ngenda nkegera ababyeyi nkabafasha utuntu twose nkadushyira ku murongo nama kudushyira ku murongo nkahita nigira mu myitozo yanjye. Banza kubona dushobora tukureba. Nari kabisa. Ntabwo usubiza abadukurikiye. Tutasubira abadukurikiye ngo banza kureba. Abanse bose nabateye peace nayibonye se nabateye peace. Ariko ufite kurara ko ntotoshye cyane. Njewe murana courage musaza. Sasa ngo turakubaza abanyemerera. Yes nari binagusubiza. Mu rukundo hari umukundana. Narasenze Imana ntabwo ari yansubiza. Uravu rwanjye rwose nararubuze. Utegera mu gusenga. Ubungubu ndimo gusenga urumva uraya nangaha uraya nakamavi yabanye nk'ayihene rwose naramubuze. Urasenga? Ndasenga cyane. Umusore kandi abasitari bakaba bafite bakundwa cyane wewe byanze bite? Njewe bose barankunda ariko ntabwo n'uwo nkunda.
wowe ikibazo ntabwo urabona ukunda ushingira ku cyo ushaka kuwukunda ndimo kumushaka ni ibihe bintu wenda nkabiri wenda niyo utari ibanga ugenderaho wenda nk'umukobwa uteye neza ku mutima sibyo afite akabiri nk'aka kangira kareba ariko aratwika mba nateguye uza gahunda zose atica gahunda ndumva ariwe wanshima ubuse bagoye nk'igare wenda rya zipu cyangwa se amagara ahenze yo mu Faransa yabagenda bakora ingana iki none urareba ugitekereza ikintu ifi ikora mukareba gatoya ibaze none yageze muri muhazi urangije ni iby'ifundi ikorera bivuze neza ni ukugendera hejuru kabisa Kiwani rero hangana akakumwe nshaka kubaza kandi kafite akamaro cyane mu rubyiruko ndetse mu Rwanda muri rusange ndetse no muri siporo cyane nk'ubu ngubu nk'abana bakitinya ndetse cyangwa bafite n'ababyeyi babakamira wababwira iki inama bagira wenda ntange urareba y'igitangira ntabwo nari nzi koko nzagera ahangaha ubu ngubu maje gutwara imidari ibintu urayibona mfite n'ibintu byinshi ningejeho kubera igare icya mbere ni ugutangira ibindi byose bikaza nk'ababyeyi baba babuze abana babo kujya mu mpano bafite bakabaca intege ndetse bakanabakubita bibaye ngombwa bagira inama mbese ngewe ikintu nababwira umwana iyo akuze ntabwo ubuzi impano afite uramureka akajya muri byose kugira ngo ya mpano ye igaragare nk'ubu ngubu nkanjye byari ikibazo nabwiraga ababyeyi mwaretse nkagenda umubyeyi akavuga ati jya kuvoma nkavuga ati mama wambare nkagenda nkajya kureba ko nanjye zarya ariko ubu ngubu nta wundi mukino azi ni igare ryonyine ubu ngubu kabisa usigaye umwemeza byahatari yaka mbere yaragukaniraga yarankaniraga ibintu bikomeye ubu ngubu ni umwana ukiva ku ibere mu gitondo abyuka ajya kureba aka kagare kanjye urakareba ariko ndakabana ni sawa cyane ubanga amagare arahenda cyane ya magare nk'irya biri hagaze amafaranga angahe iri ngiri se iri ngiri rwa amafaranga 800 hari nagura miliyoni 20 ariya mujya gukinisha yandi bayita zipu zarafite ijana mu rushanwa nawe nyine urabona iyo twagiye gukina tuba dufite n'amagare ya zipu tujyana tugakinisha ari ameze nk'imihoro aba ameze gutya ndayabona atagira inkingi itajya ifatwa n'umuyaga ririya gare rya kwirukanka mu birometero bingahe mu isaha ririya rirarenze na moto ibirometero bingahe kugira ngo ugere aho ngaho ngiye aho ngaho kugira ngo magere amasanga byantwara amasaha 4 amasaha ariko bakahita umugera i Kigali sure ariko ngubure n'indege njyewe mba twanga kujya ndenze uriya meneye kabisa ako nundeba ako ndi umusore nundeba genda renze angara akarye kukubaza akantu ariko nyine umbwiza uko intumbe yashyize njye narakijijwe kubeshya narabiretse uri umujama nawe kandi ubona ko ndi mugenzi wawe uracyari muzi cyangwa warikoze nyumvira wallahi ako nyine nawe nakubwiye namukunzi niye nabona urubavu rwanjye rwa gatatu nararubuze nimara kurubona ubwo nyine ubumanzi nawe urabyumva uracyabufite ndacyabufite arambeshya wallahi ndacyabufite kubera hagize nk'agakobwa kagusanga muri gati yawe no bagenda bite agakobwa se ni uguhita nkwereka Bibiliya tugahita dusenga arambeshya wallahi nibyo nose ubwo ngubwo kaje ntagakunda urumva byabaho ukuntu nyine njye kumva ubushibo wawe oya ntago byakunda utamukunda ntago byabaho nibyo wallahi ntabwo utarukaye n'abandi bantu ngenda renze wa akurasenga cyane njyewe niyo ngiye kujya amasengesho muri siporo wanze gusenga ndabanza gusenga nkavuga ati mana undinde imitego yose ivane mu nzira maze Allah ekora akazi ubuso maze gukora impanuka kangahe niba atari ibanga byahatari naraguye maje kugwa nk'inshuro nka 20 ntabwo uravunika cyangwa ugiye ikintu cyose cyutuma utasubira muri siporo ni ukubera Imana dukubera Imana kubera Imana inshallah sasa rero Kiwani ubu ugiye kumfatira mikoro ubwira nk'abahungu cyangwa se abasore bagishoshora mu bakobwa bagiye n'amabireke reba muri kamera wabwiye uzi se buri icyambere akenshi na kenshi uyu mukobwa ashorashura ntago ajya atera imbere urabona niyo utendeka abakobwa babona akenshi na kenshi iyo ufite abakobwa bagera nko muri 5 tereta umwe araguhamagara avuga ati sheri inyoreza kamitiyu none ukavuga ati sheri nshaka ko dusohokana ubwo ngubwo bwa bwizigame ukabonemo kugenda ubukatamo kabiri none wajya kuraba mu mwaka ugasanga wa wundi yakwatse mitiyu ndaravuga ati sheri mbabarira basi ujya kungurira akantu ukabona nyine warahombye byahatari icyantu cya mbere ni ugutereta umukobwa umwe wenyine
niyo nama njye nagira Cyane rwose. urubyiruko rugenzi rwanjye. ngagire ikintu ubwira abakunzi bagaraga Steve gukurikiye cyiza cyane umva wiyumva akanya Tiwani Yes. ese nk'ubu ko kundi gari cyane indi mpano umva wajyamo ni yihe Indi mpano se wenda mbonye nk'agafaranga nazamura igihugu cy'u Rwanda kibiye mu magare. waba nk'amafaranga menshi wenda atari menshi cyane gafatika wakora iki Amafaranga menshi mba numva nagenda njya mu baturage. Hari abana benshi cyane baba bafite impano, izo mpano zapfukiranye bitewe n'uko batize, noneho nkagenda buri mwana amubwira ati vayo. gusa nta kindi kintu wakora utagiye mu by'amagare. Ikindi nta kintu kitabaho kitakinjiriza umuntu, nuko nyine abantu twitinya. Reka dusoze tugare ku musozo w'ikiganiro wajyanye nawe ubu ngubu tutatashye natwe ngaho rero gira icyo tubwira. Ikintu nababwira ndabashishikariza kumva yuko ko ikintu cyose gishoboka. Nanjye nagiye muri ibi ngibi natazi kuko bizashoboka, ariko byarashobotse nta kidashoboka mbese. Nta kidashoboka. Ikintu cyose ni ukwizera no gusenga no gushyira umutima ku kintu cyose ukora. Ngabwira abakunzi bagaraga Steve bakore subscribe, share and like. Babikore neza n'abakunzi.